ibyemezo by'inama y'abaminisitiri bateranye biga ku kibazo cy'indangamuntu koranabuhanga kugira ngo izi ndangamuntu zisohoke bazihe abanyarwanda abimukira batuye mu gihugu cy'u Rwanda. Ni nyuma y'aho ikigo gishinzwe indangamuntu NIDA gisohoye itangazo y'uko bagiye gusohora indangamuntu koranabuhanga. Iyi ndangamuntu uzajya uyigendana ari likidi cyangwa uyigendane kuri telefoni. Iyi ndangamuntu izaba ikubiyemo ibintu byinshi ndetse bavuga yuko indangamuntu izaba irimo mituweli nk'uko iyi ngiyi irimo mituweli. Murabizi ko ubu ngubu kujya kwivuza ujyana nimero z'indangamuntu z'umukuru w'umuryango ndetse n'iyawe bakakuvura. Rero NIDA yatangaje ko n'indangamuntu koranabuhanga ibi byose bizaba bikubiyemo. Abaturage bashaka indangamuntu koranabuhanga icyo basabwa ni ugusimbukira ku kigo gishinzwe indangamuntu NIDA giherereye Kimihurura hano munsi ya Convention Center ndetse bakabaha indangamuntu koranabuhanga. Bakiyandikisha mu bazahabwa indangamuntu koranabuhanga. Ni incamake y'amakuru. Nimba aribwo bwa mbere ugeze ku no muyoboro, kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Tugiye kugaruka ku ngingo eshatu. Ikigo gishinzwe indangamuntu NIDA giherutse gusohora itangazo kivuga yuko indangamuntu koranabuhanga ubu ngubu zigiye gusohoka bakaziha abanyarwanda, kandi indangamuntu koranabuhanga ukazajya uyigendera mu ntoki cyangwa ukayigendana kuri telefoni. Nanone ibyemezo by'inama y'abaminisitiri bicekinga ino ndangamuntu koranabuhanga kugira ngo barebe koko nimba abanyarwanda bayihabwa n'abimukira batuye mu gihugu cy'u Rwanda. Bavuga yuko ibingibi bitaraba confirmed, ariko bamwe na bamwe batangiye kujya kwiyandikisha mu bazahabwa indangamuntu koranabuhanga. Turaje rero tuvuge ibyo ngibyo ko ari bitatu. Uburyo ki ushobora kubona indangamuntu koranabuhanga, ese wakora iki kugira ngo uyibone, ese warateye indangamuntu zose ndetse na ndangamuntu n'imwe ufite wabona iyi ndangamuntu koranabuhanga. Ibi rero nibyo tugiye kuvugaho. Nimba ugeze kuri YouTube channel ari ubwa mbere, kora subscribe fungura inzogera kugira ngo uzajye ubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Reka duhere ku byemezo by'inama y'abaminisitiri bateranye biga ku kibazo cy'izi ndangamuntu koranabuhanga kugira ngo izi ndangamuntu bazisohore bazihereze abanyarwanda. Ntabwo ibi ngibi biraba confirmed ku buryo izi ndangamuntu zasohoka. Ikigo gishinzwe indangamuntu NIDA ako kanya cyese gisohora itangazo kivuga yuko iyi ndangamuntu koranabuhanga izasohoka igahabwa abanyarwanda abimukira batuye mu gihugu cy'u Rwanda. Bivuga yuko iyi ndangamuntu koranabuhanga izaba ikubiyemo ibintu byinshi cyane. Bavuga yuko izaba iri kumwe na mituweli. Bavuga yuko indangamuntu n'ubundi izaba ikora iyisanzwe, izaba ikora nk'ibyo iyi yindi ikora, ariko itandukaniro ririmo indangamuntu zabyigendera kuri telefoni cyangwa uyigendane mu ntoki. Niyo mpamvu bayise indangamuntu koranabuhanga. Twababajije ku kibazo cy'abantu bataye indangamuntu. Batubwiye yuko umuntu wese wataye indangamuntu, iyi ndangamuntu koranabuhanga ayemerewe 100%. Bivuga yuko cyane cyane ahubwo izi ndangamuntu koranabuhanga impamvu zigiye gusohoka, itariki zizasohokeraho ntago barazitumenyesha. Nibazitumenyesha tuzazibabwira. Bavuga yuko rero impamvu iyi ndangamuntu igiye gusohoka no kugira ngo buri munyarwanda wese utuye mu gihugu cy'u Rwanda azajye aba afite indangamuntu hafi. Bavuga yuko ni indangamuntu koranabuhanga umwana ukivuka, indangamuntu koranabuhanga azajya ayihabwa ndetse akavuka afite indangamuntu kugira ngo abone uko yivuza ndetse atari ukwivuriza kuri nyina. Bivuga yuko rero ibi ngibi bizorohereza abanyarwanda bose ndetse bikazajya byorohereza n'ababyeyi kugira ngo bandikishe abana babo mu indangamimerere bakiri batonya. Bavuga yuko ibi ngibi bizahita bibumburira ababyeyi kujya bita ku bikorwa remezo ndetse bakazajya bita ku bigo nderabuzima. Ese ibi ngibi ndi kuvuga ku bikorwa remezo n'ibigo nderabuzima bihuriye he n'indangamuntu koranabuhanga? Bifite aho bihuriye ndetse bifitanye isano, kubera ko indangamuntu koranabuhanga iyi ngiyi uzajya uyitwara cyangwa uyitware muri telefoni ujye kwivuza ku kigo nderabuzima. Bivuze ko rero asirasi, ubwishingizi byose bizajya bikorana n'iyi ndangamuntu koranabuhanga. Murakoze cyane. Nimba aribwo bwa mbere mugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, mukore subscribe. Reka amakuru yacu tuyasubikire hano, ariko reka mbanze mbwira abanyarwanda bambajije ngo indangamuntu koranabuhanga wayibona he, wayisanga he, ese kwiyandikisha wabikora gute?
ku irembo izi serivisi z'indangamuntu koranabuhanga ntago zirahagezwa. Ubwo iyi ndangamuntu koranabuhanga kugira ngo uyibone cyangwa kugira ngo umenye amakuru arambuye urajya ku kigo gishinzwe indangamuntu NIDA giherereye hano Kimihurura munsi ya Convention Center. Nuhagera barakubaza byinshi ndetse banagusobanurire byinshi. Bazakubaza impamvu ino ndangamuntu koranabuhanga uyishaka. Impamvu nuvuga yuko izindi ndangamuntu zose wazitaye, iyo mpamvu irumvikana. Nimba ufite indangamuntu koranabuhanga, nimba ufite indangamuntu isanzwe, tegereza itangazo ryo guhinduza indangamuntu. Ibindi bisobanuro mutwandikire muri komenti turabasubiza. Murakoze cyane, Imana ibarinde, ibahereze umugisha kandi ibahezagire. Turabakunda cyane. Ikiganiro nakagaruka njye mwarimo mubana, nitwe Kidasamura urw'Inkorogoto.